icyo gihe rero ubwoko bw'Imana bw'abirabura buzaba bwarajyanywe mu butayu, buzabwibere mu butayu. Noneho ibihugu bizaba birwana icyo gihe bizahagarika intambara, arizo za Amerika, arizo za Irani, Uburusiya, Korea y'Amajyaruguru. Ibyo bihugu byose bizahagarika intambara, byibaze biti isubundi turarwanira iki? Tujye guhiga ubwoko bw'Imana buri mu butayu. Bazabibwira yuko bazongera gusenya ubwoko bw'Imana nk'uko byagenze muri 70 basenya rwa rusengero rwa kabiri, ariko bazahura n'akabarore. Bizagenda gute rero? Nibajya guhiga ubwoko bw'Imana ngo basenye nk'uko byagenze muri 70, nibwo bazabona ubwoko bukomeye kw'Imana kuzabakamura koko bakumva abaribo. Abamarayika icyo gihe bazahuza imbaraga baze koko basenye abantu bazaba bashaka ubwoko bw'Imana, babakanira urubakwiye, babakubitisha ubwoko bukomeye kw'Imana. Niko bizagenda ubwo bazibeshya ngo bagiye gushaka ubwoko bw'Imana mu butayu ngo babusenye nk'uko babikoze muri 70. Icyo gihe ubwoko bw'Imana bukomeye kuzabakanira urubakwiye nk'uko byagenze mu Misiri, muri Egiputa. Ibi rero tukaba tubisoma muri Ezekiyeli 38. Reka duhere ku 8 kugeza kuri 12. Ezekiyeli 8. Iminsi myinshi nishira uzagendererwa, mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa. Abantu bazaba barahunze barasubijwe mu gihugu cyabo, kikababwamo n'ubwoko buteranijwe hamwe buvuye mu moko menshi, bukajya mu misozi ya Isiraheli yahoze ari amatongo, ariko buvanywe mu mahanga. Ubwoko bw'Imana bumara gutahukanywa buvanywe ishyanga mu mpande enye z'isi bugasubira muri Isiraheli. Icyo gihe kandi bose bazaba bariraye bose uko bangana, bazaba bibereyeho mu mahoro. Nibwo rero bano bazungu bazagira gute? Bazavuga bati nanone reka tugende dushake bano bantu tubasenye nk'uko twabikoze muri 70. Kuba bazabibwira, ariko reka wumve ibyo bazahura nabyo. 9. Nawe uzazamuka uza umeze nk'umugaru, uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu, wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo uwo munsi uzagira icyo wibwira kandi uzagira imigambi mibi, maze uvuga uti ngiye gutera icyo gihugu, ngiye kuzamuka ntera igihugu kirimo ibitorero bidafite inkike, ntungura abatuye kandi bameze neza, baguwe neza, biraye bose uko bangana, abatuye hatari inkike z'amabuye kandi nta myugariro cyangwa nta marembo. Nzabatungura mbatere kuko nta nkike, nta mabuye, nta marembo bafite. Mbona uko nsahura njyana iminyago kugira ngo uramburire ukuboko kwawe ku matongo yongeye guturwamo, no kuboko bw'Imana bwateraniye hamwe buvuye mu mahanga. Urumva ko bazaba baramenye ko ari ubwoko bw'Imana bwavanywe ishyanga. Noneho bavuga bati reka tubatungure, tubatere, tubivune. Turebe rero 12 uko bizagenda, impamvu Imana izatuma baza kubatera bibwira ko bazongera kubasenya muri 70. Ibyo byose bizaba kugira ngo urambure ukuboko kwawe ku matongo yongeye guturwamo. So Imana izaba iri kumwe n'ubwoko bwayo. Noneho bo baze batabizi, nubwo baba bibeshye ko bazi ubuhanuzi cyangwa bashaka kwihutisha ubuhanuzi, bo bazibeshya bazi ko bagiye kongera gusenya ubwoko bw'Imana nk'uko babigenjeje muri 70 basenya Yerusalemu. Reka mvuga ko bizabagendekera, bazaza batere, noneho bo bibereye mu gihugu cyabo. Ubwo buzabuteraniye hamwe bwavuye mu mahanga, niko bazabasangayo. Abo bantu bazaba bariboneye amatungo batuye mu gihugu hagati, bazaba bariboneye amatungo batuye mu gihugu hagati. Imana ko izabavana ibashyire mu gihugu cy'isezerano, aho bari baratataniye amantuza amashyanga yose. Noneho nimara kubazana, nibwo ayo mahanga yose azavuga ati isi ubundi turapfa iki? Dore abadutera ikibazo ni abangaba, muri tugende tubasenye. Ariko nyine icyo gihe bazahura n'ubwoko bw'Imana bukomeye nk'uko nabikubwiye. Nibwo bazicara hamwe bakavuga bati reka tugende tubasenye, ariko bazahura n'akabarore. Ikaze nanone rero ku ijambo ry'umwimerere, tuganire ku buhanuzi bw'intambara ya Irani na Isiraheli. Ese kuba Irani iri gukora intwaro za kirimbuzi ikaba yazigerageje bivuze iki? Ubuhanuzi butubwira iki? Tuzi neza ko ibihugu byose byagize ukuboko mu isenywa ry'ubwoko bw'Imana muri 70 byose biri guhura n'akaga. Ni ukubera iki ibyo bihugu byose birimo intambara? Ese ubuhanuzi bw'isenywa butubwira iki kuri ibyo bihugu no kuba Irani yarananiye ari amahanga bakaba baraniwe kwigura kugira ngo ize ku ruhande rwabo? Bivuze iki? Reka tubirebe. Ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, aho tuvugisha ukuri, tukabwira abantu ukuri, tugasangiza abantu ukuri, tugakundisha abantu ukuri, kugira ngo nabo bagusangize abandi
bityo ukuri kuganze, noneho nibisubizwa ubutware twese tuzabe turi abanyakuri. Wahaye ikaze nanone rero, ngwino ku ijambo ry'umwimerere, Jacques Muhirwa, ngwino gusangiza ukuri wahishwe, ukuri kuzakubatura ukava ku ngoyi y'ikinyoma. Ubuhanuzi rero ko bagomba kwishyura ibyo bakorewe ubwoko bw'Imana basenya Yerusalemu 70, bagomba kubyishyura, tubisanga mu gitabo cya Mose, umuhanuzi wa Mose 1:13 kugera kuri 15, uretse wumva iby'Imana izabakorera. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya bene Amoni, ibyo bicumuro 3 bya bene Amoni byose byageze ku marembo y'ijuru, byamaze kugera ku marembo y'ijuru, ibyo bakorewe ubwoko bw'Imana, ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko abagore batwite b'i Galileya baforomoje kugira ngo bacumure ingabo zabo, bazicumure ingabo zabo. Nuko yari iki? Baforomozaga abagore b'i Galileya, ariko Imana igiye kubereka uko intambara yambarwa. Mbere yo kwinjira mu buhanuzi bw'iminsi ya nyuma, reka mbwire ibihugu bivugwa, harimo Yordan, harimo Liban, harimo Syria, harimo ziriya zose za Palestina. Biriya bihugu byose kera byari bishyize hamwe, nibyo byatumye bigira akagambane, noneho bigambanira ubwoko bw'Imana nyabwo bw'abirabura, kugira noneho ngo Esawu azabiraremo abarimbure, namara kubarimbura bafate kiriya gihugu. Niko byagenze. Abantu rero bose bagize ukuboko muri ako kagambane. Imana nibivuga ko bazahura n'ishyano, nk'uko tubisoma muri Amos 1:13 kugera kuri 15. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya bene Amoni. Bene Amoni ni Jordan, kiriya gihugu Yordania, nibo bari bene Amoni, bagumye hariya kuko bagize akagambane mu kugambanira kugira ngo ubwoko bw'Imana busenyuke. Reka wumve ukuntu Imana izabagenza. Ibicumuro byabo ni 3 cyangwa 4 bene Amoni, Yordani, igihano bakoze, kuko nzabahanisha igihano kubera ibintu bakoze byo gufomoza abagore, nkuko maze kubikubwira. Rero Amon ni Yordania, Moab akaba ari aba Palestina, noneho Edom akaba ari bari bahijyanye mu 1948. Abo bose rero n'abandi bose bagiye bashyira ukuboko kwabo mu kugambanira ubwoko bw'Imana, bose bakaza hamwe. Niba ubona bari gusubiranamo, ariko Imana byanze bikunze izabakanira bakwiye, kuko Imana ivuga iti, ibyo mwakorewe ubwoko bwanjye mubugambanira nzabibishyura nk'iby'inshuro zirenze 10. Nibyo biri kuba rero. Abantu benshi batabisobanukiwe, ariko nyuma bazongera baze hamwe bavuge bati, turapfa gusa, icyo dupfa ni abantu n'ubwoko bw'Imana, dore Imana yagiye kugarura mu gihugu cyabo, reka twongere tubiraremo tubikore nk'uko twabigenje muri 70. Niko bazibeshya, ariko icyo gihe bazahura n'ubwoko bw'Imana gukomeye nk'uko nabikubwiye. Reka dukomeze turebe uko bizabagendekera. Ibyo ubona byose biri kuba rero hariya ni ubuhanuzi bukomeye bw'Imana. Ukuntu Imana ari umuhanga, Imana ikomeye cyane. Imana iri gukoresha Esawu, aribo bari abazungu bahijyanye n'Abanyamerika, noneho kugira ngo basenye bariya bose bagize akagambane. Ni ukuvuga ngo bariya bose bagize akagambane, ari za Palestina, za Yordani, za Syria, bariya bose baje hamwe n'abazungu bibeshya ko bazabagirira ikigongo, bazabagirira impuhwe, ariko retour final yabo yari ingome, kuko nabo ntabwo bashaka hariya. Niyo mpamvu ubona bashaka basenya, ariko noneho Irani ikajya mu nzira, Irani akaba ariyo kibazo. Niyo mpamvu rero abagize ubwoko bose muri 70 mu gusenya ubwoko bw'Imana, bose ari cyo kiguzi bari kwishyura. Ariko nanone uko nabikubwiye, bazongera baze hamwe. Reka turebe rero uko tubisoma bizaba kuri Moab ariyo Palestina, Amos 2:1 uko bizagenda. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Moab ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko nabo barimo bagambaniye ubwoko bw'Imana. Icyo gihe nzohereza inkongi kuri Moab zitwike amazu yose. Moab izasenyuka, Imana izawohereza inkongi y'umuriro ibatwike, kubera nabo uruhare bagize mu kugambanira ubwoko bw'Imana muri 70. Icyo gihe Imana rero izabateza umuriro. Nibyo ubona bitangiye biri kugenda bishyirwa mu bikorwa, kugira ngo bose ukuboko bagiye bagira mu kugambanira ubwoko bw'Imana, Imana ibiture ikurikije ibyo bakoreye ubwoko bwayo. Niba wibuka neza, nabikubwiye neza ko bari abantu bari hariya atari bo bwoko bw'Imana. Ubuhanuzi na Bibiliya bitubwira neza ko bari abantu bahijyanye mu 1948 atari bo bwoko bw'Imana. Bizagenda gute rero? Bari abantu, yaba Palestina, yaba Yordani, yaba Libani, yaba za Syria, zose zizabona ko Esawu abarembeje, batakambara amatakira ngo
bavuge bati turemeye basaba imbabazi batakambe, nibwo Esawu azavuga ati reka mbabariyo gatoya, ariko Imana yacu ntiyibagirwa, Imana yacu iribuka iteka, Imana yacu izobarimbura, izabereka ko ibyo bakorewe ubwoko bw'Imana byari akagambane ku rwego rwo hejuru, kugira ngo basenye ubwoko bw'Imana babutatangize mu mpande enye z'isi, bazi ko aribo bagiye kuraba igihugu bazagifatanya na ba Esawu. Ariko Esawu uko ubibona aribo bazungu barimo barabiraramo kugira ngo babarimbure, nibabona babarembeje bazatakamba ari amatakirangoyi, ariko Imana yacu izareka bakomeze babarimbure kugeza babacuzemo inkumbi, kubera ibicumuro 3 cyangwa 4 bakorewe ubwoko bw'Imana. Imana ishobora kwihanganira, Imana izobarimbura, ibereke ko ari Imana nyamana ya Israel, ari ubwoko bwavuye kuri Abraham, Isaac na Yakobo, Imana yakunze kuva kera na kare. Niryo banga ry'ubuhanuzi bw'ibihe bya nyuma utajya wumva hirya no hino nk'ibi bihugu ntabwo babivuga uko byari biri kera. Bakubwire ko Amoni yari Yorodani, bakubwire ko Moab ari Palestine, bakubwire ko Esawu ari abazungu bahiganye. Noneho mu buhanuzi niyo mpamvu ubona ibihugu bimwe na bimwe babisiga kugira ngo udasobanukirwa uko ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma buteye. Ni koko rero kuri wa mugani w'abashinga n'abarundi abaturanyi bacu, Imana izobahana yihanukiriye pe, izobahana yihanukiriye pe, ibavune. Niyo mpamvu ubona ibihugu byose biteraniye hariya, Ubushinwa bwagiyeyo, ibihugu byose biriyo, Uburusiya, ibihugu byose bizateranira hamwe, ariko kuzaba kugira ngo Imana ibivune. Imana izabivuna ibahane yihanukiriye, bose izabakoranye muri kiriya kibaya, bajyeyo bazi neza ko bari kurwanya inyungu zabo, ariko ntibazi umugambi w'Imana ibafitiye. Kuko gihamya n'iki? Nuko badakozwa ijambo ry'Imana yacu, ntibarikozwa. Nubwo baba bazi ubuhanuzi, bo bibwira ko ubuhanuzi bashobora kubuhinyuza bakabwihutisha, noneho bukarata ntiwe bukibaye. Niko batekereza ko bashobora gukumira ubuhanuzi cyangwa se bakabwihutisha, bakumva ko bacenga Imana, noneho byose bakabikwepa ntibizabe, ariko bazahura n'akaga gakomeye cyane. Ariyo mpamvu bose ubona bari gukoranira hariya kugira ngo Imana ibapangire hamwe, noneho izobahane yihanukiriye pe, kuko ibyo bakoreye Imana n'ubwoko bwayo muri 70, ubwo Imana yavuga iti ndababahaye, ariko nimukora umurengera mwebwe nzabakubira inshuro 10. Nibyo rero bigiye kubera muri kiriya kibaya. Akaba ariyo mpamvu ubona bose bari kwipanga hariya, bahipanga, ariko ntibazi ukuboko kw'Imana bazahurirayo nako. Ukuboko kw'Imana bazahurirayo nako ntibakuzi, ariko nibagerayo mu minsi ije nibwo bazavuga bati koko ubu n'ubwoko bw'Imana, bamenye ko Imana yakunze ubwoko bwayo kuva kera na kare. Bazabimenya bidatinze, nibyo bije, nibyo abantu batavuga. Akaba ariyo mpamvu rero yumva abazungu n'abandi bose bavuga ubuhanuzi batavuga Ubushinwa. Ni gute wavuga ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma ntuvugemo Ubushinwa, ntuvugemo Amerika? Iyo bagize kuri Amerika baravuga ati Amerika ntabwo izabikigaragaramo, Ubushinwa ntibugaragaramo. Ariko reka tuze tukwereke impamvu Ubushinwa nabwo muri ubu buhanuzi, kubera ko Esawu ari umuzungu yamenye ubwenge, afata Ubushinwa arabuhisha, ntiyabuzana mu buhanuzi, kugira noneho ngo azabugire intwaro ye ya nyuma yo kurwana akoresheje, kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana. Bafite ukuntu barwanya ubwoko bw'Imana mu bintu byinshi bikomeye. Akaba ariyo mpamvu n'ibintu biba ku isi hirya no hino byose ntumenye ibibaye. Impamvu ya byose ni kugira ngo bakomeze barwanye ubwoko bw'Imana. Reka nze mbiguhe mbivane muri Bibiliya nkwereke ukuntu Imana Abashinwa nabo izabakanira urubakwiye, kubera ko bakoreshwa na Esawu. Abazungu ibintu byose bakora bakabikoreshwa kugira ngo ubwoko bw'Imana budatera imbere, butongera kuzamuka na rimwe. Niyo mpamvu rero Imana nabo izabivuna ku mugaragaro kugira ngo yerekane neza ko nabo ibyabibizi, kuko yakunze ubwoko bwayo kera na kare. Reka tubisome hano mu muhanuzi Ezekiel uko abitubwira. Some rero ko bizagendekera Ubushinwa, nabwo ubuhanuzi bwabo buri muri Bibiliya, nubwo bahisha uko byagenda kose. Turi muri Ezekiel 38 bya Gog. Batubeshya ko ari Uburusiya, uretse ubyumve bafashe Gog bayita Uburusiya, ariko mu by'ukuri Gog ni Ubushinwa. Niyo mpamvu babihishe kugira ngo babizimize, kugira ngo abantu badasobanukirwa ibyo ari byo. Reka tumverere ibya Gog 38. Ijambo ry'Uwiteka ryanjyeho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gog Ubushinwa, uwo mu gihugu cya Magog, umwami w'Iroshi n'Imeshaki n'Itubari,
maze umuhanurira uti umva uko umwami w'iteka avuga ngo dore ndakwibasiye yewe Magogi we, yewe Gogi umwami w'iroshi n'imeshaki n'itubari, nzagusubiza inyuma nshyira indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzana n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse, n'ingabo nini bazaba bafite, izabakusanya amafarashi yabo yose bazaba bafite ibazanye muri icyo kibaya. Uretse wumve, iyo ni Gogi Magogi. Abantu barabeshye kuva kera na kare uko bo bavuga ubuhanuzi, bavuga ko Gogi na Magogi izaba ari Uburusiya, ariko twaje gutahura ko Gogi na Magogi ariyo ntwari ikomeye bari barahishe n'Ubushinwa. Niko bimeze. Wibuke, ubwoko bw'Imana nibwo buhabwa ubuhanuzi, ubwoko bw'Imana nibwo bushobora gusobanura ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero bwabo bashatse gusobanura babeshye, urumva ko ntibufatika. Utari ubwoko bw'Imana ntuhabwa ubuhanuzi, utari ubwoko bw'Imana ntushobora gusobanura ubuhanuzi. Ni ibintu bisobanutse neza. Akariyo mpamvu koko nyine bakurikije ibyabo, ko bavuga ibintu byabo, bafata Gogi na Magogi akaba ariyo bagira Uburusiya. None Ubushinwa ubona nibwo buri kuzamuka cyane, ntibabushyire mu buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Urumva ko ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma ntibushobora kubamo Ubushinwa butarimo, ntibushobora kubaho Ubushinwa butarimo. Ni ibintu bigaragara buri muntu wese. None se wambwira ngo Ubushinwa buritegura kuzaba ariyo power ikomeye mu minsi izaza, aricyo gihugu gikomeye cyane mu isi, none ukambwira ngo ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma burabaye, Ubushinwa ntabwo burimo? Urumva ko ibyo ntabwo bishoboka. Reka dukomeze rero. Hano tugeze kuri 5, ari Persia ni Irani. Wibuke ko Irani kera yahoze yitwa Persia. Ibyo ni ibintu bizwi na buri wese, uretse wumva ko bizagenda. Ari Persia no muri Ethiopia ni Put ni Libya. Urumva ko Irani za Ethiopia na za Libya nazo zizaza hamwe, bagiye gukora iyo ntambara hariya. Bazaba bari kumwe nabo bose, bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, n'ab'inzu ya Togorom n'abahera bose b'ikasikasi n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Jewe bose bazaterana muri kiriya kibaya, baterane bajye muri iyo ntambara. Nibwo noneho Imana koko izabakoranyiriza hamwe, noneho ibivune ibarimbure, ibakubitisha ukuboko kwayo gukomeye, kuko bazabibeshya bazi ko bose bagomba kurwanya ubwoko bw'Imana. Imana izaramaze kugarura muri kiriya gihugu. Urumva ko Abashinwa nabo bazamanuka bajyayo, bose bazi ko bari kurwanira inyungu zabo. N'Abashinwa bahari atari kuvuga ngo bari gufasha ibihugu bya Afurika, bimwe bavuga ngo bari gufasha ibihugu bya Afurika, ngo bari gukora ibi n'ibi hirya no hino. No, nta kintu kimwe cyiza bagamije, ahubwo bazi ko ubwoko bw'Imana butari mu ishusho aribo bazafata umwanya w'ubwoko bw'Imana. Bose niko bibwira, ariko baribeshya, kuko Imana izobahana yihanukiriye pe. Kuki nta made in Africa ihari? Made in Africa nta ihari. Ibintu bikorerwa muri Africa kuki nta bihari? Ubugome bw'aba bantu rero bumeze gute? Wibuke nakubwiye ko Yuda ari buriya bwoko bw'Imana bw'abirabura buri muri Amerika, na bwoko 10 bwaburiye muri Africa. Hari Yuda ari bariya abirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Africa. Wumva ukuntu ibintu biri mu bugome rero. Ni ukubera iki nta made in Africa? Ibintu bikorwa muri Africa ujya wumva kubera iki? Abanyafurika turakomeye, turakora, dufite ingufu, dufite ubwenge, dufite ibintu byose, ariko ntabwo waduhanga ibyo bintu bikorerwe iwacu, kuko nibikorerwa iwacu tuzazamuka. None ubugome bwabo ni ubuhe? Bararebye baravuga bati Amerika nikora ibintu, nikomeza gukora ibintu, abantu babikora bari muri Amerika abenshi bakora ari abirabura. Nuvuga abirabura bazazamuka, bagira ingufu, noneho bamara kugira ingufu mu by'ubutunzi, ntabwo tuzongera kubayobora. Ariyo mpamvu bafashe ibintu byose byagombye gukorerwa muri Amerika bakabidesigninga, bamara kubidesigninga babikoze, noneho bikajya hehe? Production igakorerwa mu Bushinwa. Niyo mpamvu ibintu byose babijyanye kugira ngo bikorerwe mu Bushinwa, made in China. Biriya bintu byagombye kuba byarakozwe n'abirabura bari muri Amerika. Noneho baragiye bavuga bati ibi bintu nibikorerwa muri Amerika, abirabura kubera ko aribo bari hasi babikora, bazagira amafaranga menshi n'ubutunzi bukomeye cyane, noneho batwipakurure bwa buhanuzi bwihute. Akaba ariyo mpamvu bafashe ibintu byose bakabijyana mu gukorerwa mu Bushinwa, muri za Bangladesh, mu Buhinde, uduhugu nk'utwo tw'amafuti, kubera ko bazi ko umwirabura bamuhaye amahirwe yo kugira ubutunzi bizaba birangiye. Wumve rero ubwo bugome nibwo bugome bakorera abirabura muri Amerika no muri Afrika. Akaba ariyo mpamvu ubona Afrika bayisubiza inyuma, ahubwo bayikama bakayiha imyenda. Ibyo narisobanuye, badukama nk'inshuro 3. Baratwiba, bamara kutwiba bakazana ibyo bakoze, bakatugurisha, bakaduha inguzanyo, noneho tukabaha n'inyungu.
kutwiba, kutuguriza n'inyungu, gatatu kose bakatwica izo nshuro eshatu. Akaba niyo mpamvu Ubushinwa bwahise buzamuka bwihuse, kubera ko imirimo n'amafaranga byose by'abirabura bo muri Amerika bagombye kuba baragize access kugira ngo bibazamure. Byose babonye ko bizatuma abirabura bazamuka bakagira ingufu, bahita babyimurira he? Mu Bushinwa. Ubwo ni bwo bugome bwaho rero Imana byose yayibona, iravuga iti nzabivuna nihanukiriye, kandi koko ibyo bihano barabikwiriye, kuko ibyo bakorera ubwoko bw'Imana bw'abirabura birenze kamere muntu. Gihamya y'akagambane dufite rero ni iyihe? Ni 2019. 2019 birano byabaye, twagiye twumva ngo biturutse bivuye mu Bushinwa. Byakozwe n'abandi n'Abanyamerika. Abanyamerika bikorera ku butaka bw'Ubushinwa, ariko noneho bivugwa ko byavuye mu Bushinwa, byitirirwa Ubushinwa. Biriya byakozwe kubera iki? Ni ukuvuga ngo Esau uyu muzungu mugakorana, none yaba utangiye kugira ingufu agahita guta hanze. Nibwo yataye Gog hanze, noneho bakaba barabishaka ko Gog Magog ari Uburusiya, ariko noneho Ubushinwa bwatangiye kugaragara buta agaciro kubera ko babushyize hanze. Biriya bintu babitiriye aribo babikoze, babikoreye ku butaka bw'Ubushinwa, noneho Ubushinwa bugirwa nk'agakingirizo ko gukorerwa ibyo bintu kugira ngo babikwize isi yose. Babonye ko byose ku isi yose, biriya bintu ni akagambane gakomeye, ariko nzi neza ko abantu batangiye kubitahura. Benshi barabitahuye, barakangutse, bamaze kumenya ko ari akagambane ko mu rwego rwo hejuru Esau afite kugira ngo ace muri ibihugu byose by'Ubushinwa, agaruke noneho yivune ubwoko bw'Imana, aribo birabura bari muri Amerika ba Yuda, n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika ubona aribo bibandaho cyane. Kubera iki? Kubera ko gambane bazi ko byanze bikunze nibadashyira hamwe ngo bivune ubwoko bw'Imana, bazaguma bari nyuma, kuko abambere bazaba nyuma n'abanyuma baba bambere, nk'uko byanditse mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu rero barabizi neza, bazi ko ubwoko bw'Imana bukomeza bukaza imbere bugakomera, bose bazaba abacakara n'abagaragu bacu. Nibyo badashaka ko biba, ariko se wakumira ubuhanuzi ntibishoboka niyo wagira ute. Nuko rero namaze kugusomera muri Ezekiyeli 8:3-4, tumaze kubona ko neza Gog Magog atari Uburusiya nk'uko batubeshya iminsi yose, ahubwo Gog na Magog ni Abashinwa. Esau ari bazungu, Abanyamerika n'ibyo bihugu byose by'abazungu byakoresheje bikabagira intwaro yabo kirimbuzi, kugira ngo bizafashe kugira ngo bakomeze kurwanya ubwoko bw'Imana, yaba ari Yuda uri muri Amerika n'ubwoko 10 buri muri Afurika. Ibaze nawe, ese buriya bagize ngo Abashinwa bari muri Afurika kubera ubwiza, kubera ibintu byiza badukorera, kubera impuhwe? No, Abashinwa bari muri Afurika kubera inyungu zabo, kudusahura no kutwiba mu cyayenge. Ni ukuvuga ngo bariya bantu bararangiza bakabigabana, kuko biba mu cyayenge. Abazungu bo barazaga bakiba ku ngufu, bakiba ku mugaragaro, ariko bize umutwe bakoresha Abashinwa, bakaza bakaguha akavungukira, noneho bagatwara ubutunzi bwinshi cyane, bagombye kugusubiza ku bihe kugira ngo ujye imbere nawe. Ariko bakaba bazi ko nufata igihe ukitaho mugashyira ubwenge ku gihe, namwe muzazamuka no mukaba igihugu gikomeye cyane, mukaba mwabarwanya, mukavuga ati no, akaba ari byatangiye. Ariko noneho kubera ko Imana umugambi wayo utari wasoza, umugambi w'Imana utarasoza, niyo mpamvu ubona bagisahura, bagikora ku kagambane bigashoboka. Ariko twatangiye kubamenya kubera ko iminsi ya nyuma ubuhanuzi buri kugenda bwegereza umusozo. Niko nguko rero bazata agaciro, noneho Imana ikadukirisha akaboko kayo gakomeye, ubwo izabatamaza ibasenyera, ikabivuna muri kiriya gishanga, muri kiriya kibaya. Nibyo bizaba, mutabwirwa abantu bahisha, ariko bamwe twagira ubuntu n'Imana tukabimenya, tuzi neza ko bazakora ibyo bakora, bikomanga mu gatuza, bavuge bati ibyo bintu turabishoje, turabirangije. Ariko Imana nibwo izahita ibereka ayibera Imana nyamana, Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo. Umugambi wayo n'isezerano dusezeranyije irisoze, gutyo yongere dusubize ubutware. Ibyo bintu rero nibyo bashaka ko bitaba, ntabwo bashaka ko biba. Ariko se wayinyura ubuhanuzi bw'Imana? Ntibishoboka. Kandi Imana ntabwo yigeze yibagirwa ubwoko bwayo na rimwe bibaho, kabone n'imyaka y'ibihumbi n'ibihumbi. Imana izi neza ko ibyo bintu bizasoza, natwe ari mukuri tuzi neza ko ari igihe gusa, ubundi Imana igakora ibitangaza bimaze imyaka n'ibihumbi bitagaragara. Mu gihe rero ubwoko bw'Imana buzaba bujyanye mu butayu, abo bose bari kumarana bari mu ntambara, ubwoko bw'Imana buzajyanwa mu butayu, barimburane, bamarane, bakora intambara, bamarane. Imana ifata ubwoko bwayo ibujyane mu butayu, noneho nibamara kurimburana bamaze kubona bari kumarana, nibwo bazasubiza ubwenge kugira babaze, ese ubundi turapfa iki, turamaranira iki?
bahite bibuka yuko ubwoko bw'Imana ariko bari kumaranira kuko buzabaca muri humye. Imana izakora ibitangaza byayo, noneho barimburane. Bamara kurimburana babone baramaranye, bahita bavuga bati turapfa iki? Uzi koko bwa bwoko bw'Imana ariko turi gupfa. Bahite bibuka rero ko ubwoko bw'Imana bwagiye bashaka kujya kubushaka mu butayu, kuko nabikubwiye nibwo bazahura n'akabarore ukuboko kw'Imana gukomeye nk'uko byabagendeye muri Egiputa. Bazabibeshya bazi ko bazongera kubikora nk'uko babigenje muri 70 kugira ngo baze hamwe bakora akagambana, none bongere barimbura ubwoko bw'Imana aho Imana izaba yabajyanye. Icyo gihe rero bazabona akaga gakomeye, nibwo bazabona Imana nyamana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo uko izakoresha abamarayika bayo noneho bakarimbura abo babisha bazabashaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Imana rero ikaba ibafitiye umujinya no kwihimura bikomeye cyane. Byanze bikunze Imana izabivuna, ibafitiye umujinya ukomeye cyane, izabotsa bayoberwa ukuntu bigenze. Bo rero bazi ko kugeza mu myaka 2030 bazaba baradanangiye ibintu byose, barabidanangiye ko bafite imyaka 5 kugira ngo babe baradanangiye ibintu byose. Ubuhanuzi ntaho buzamenera. Nibyo bibeshya, ariko Imana ibafitiye umujinya no kwihimura bikomeye cyane. Ibyo bakora byose irabibona, ikabihorera. Nkuko nakubwiye, nkuko mubwira, Imana ntabwo igwanya umubisha ari hasi, iramureka kizamura, noneho yamara kugera hejuru nibwo Imana koko yerekana ukuboko kwayo gukomeye. Uribuka ibyabera i Babeli, uribuka ibyagiye biba mu bitabo hirya no hino, byose bakizamura. Aba nabo rero Imana izabareka bizamure bishyire hejuru, bumve koko badanangiye byose muri 2030 ngo badanangiye bakoze ibiki. Noneho nibwo Imana izahita kubita hasi, noneho wa mujinya wayo no kwihimura gukomeye kubagereho, noneho bumve koko ko Imana ari Imana nyamana yihanukire kandi itajya yibagirwa n'iri na rimwe bibaho. Akaba yo mpamvu rero Imana iri kuduhamagara kugira ngo twongere tuyisange, tuyikunde, tuyishakishe, dushakire amaso y'Imana, noneho umugambi wayo usoze, kubera ko tuzaba twayikunze nayo idukunze. Ibyo byose niyo mara gusoza rero bimaze kuba, Amerika kuko ari iri inyuma yabyo byose, Amerika ni iri inyuma y'ibyo byose, izahura n'akaga gakomeye cyane kuko izacikamo gatatu. Amerika izacikamo gatatu. Ibyo bintu byose nimara gusoza, twaraje hamwe, twarakunze Imana yacu, noneho bagakora ibyo bintu byose bakora, Imana izivuna Amerika kuko niyo iri inyuma y'ibyo byose, icikemo gatatu. Reka turebe rero uko bizagenda, uko izacikamo gatatu. Byanditse neza, ubuhanuzi bwanditse neza, ibyo babeshya byose banyura hirya banyura hino, ariko ubuhanuzi uko bwanditse ntushobora kubusobanura utari umuntu uva mu bwoko bw'Imana. Waba Yuda uri muri Amerika, waba ubwoko 10 bwa buri muri Afurika, nibwo tuzamenya butibo neza. Noneho Amerika ihuri n'akaga icikemo gatatu. Reka tubisome neza utagira ngo ni ibintu tuba duhimbye. Gucikamo gatatu kwa Amerika rero, dore uko bizagenda, tubisome mu byahishuwe 16 kuva kuri 17 kugeza kuri 19. Amerika izacikamo gatatu. Reka mbigusomere nkuko nabikubwiye utagira ngo ni ibintu mba mpimbye. Ibyahishuwe 16 17 kugera kuri 19. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivuga mu rusengero kuri iyo ntebe riti, birarangiye. Yasuka urwabya rwe, ijwi rirenga rivuga, birarangiye. 18. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habona igishyitsi gikomeye cyane. Igishyitsi gikomeye gityo kitigeze kiba uhereyeho abantu babereyeho mu isi. Hazabaho igishyitsi gikomeye cyane, yabyo mitingito yabaza tsunami. Habaho igishyitsi gikomeye cyane kitigeze kibaho n'iri na rimwe kuva isi yaremwa abantu babaho. Urumva ko ibi bintu ntabwo ari ibintu byahise, ni ibintu bizaza imbere. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibi bintu byararangiye byarahise. Icyo gishyitsi kizabaho kuva isi yabaho, ntabwo cyari kigeze kibaho n'iri na rimwe. Uretse wumva rero ko bizagenda icyo gishyitsi kimara kubaho, kitigeze kibaho kuva isi yaremwa n'iri na rimwe. Wa mudugudu ukomeye ariyo Amerika igabanywamo gatatu. Wa mudugudu wibwira ngo urakomeye cyane, cya gihugu gikomeye, kizagabanywamo gatatu. Noneho imidugudu yose n'amahanga igwe. Babuloni ikomeye, ubwo nibwo izibukwa n'Imana irimbure. Babuloni ikomeye y'uyu munsi ni ihe? Abantu bazi iby'ubuhanuzi bazi neza ko ari Amerika. Izaba imaze kugabanwamo gatatu. Imana yibuke Babuloni, yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo.
Babuloni igomba kuzanywa ku mujinya uri mu gacuma, ariyo nkazi y'umujinya w'Imana. Nuko nguko rero Amerika rero izacikamo gatatu, izakomeza ihagaze ariko irimo ibyo bice bitatu. Noneho barebe bafata ibyo bintu, nibwo bazafata ubutware babusubize mu Burayi. Urumva ko bwa buhanuzi muhora mubwira ko ubuyobozi n'ubutware bizasubira mu Burayi. Nuko bizagenda Amerika imaze gushegeshwa, imaze gucikamo gatatu. Uretse rero urebe ukuntu bino bintu byuzuzanya. Wibuke kino gitabo mpamvu gusomeramo Apokarifa bavanye muri Bibiliya. Uretse wumve ukuntu byuzuzanya. Ezira wa kabiri, tusome Ezira wa kabiri 15 kuva kuri 43 kugeza kuri 49. Uretse wumve ukuntu byuzuzanya. Iki ni igitabo bavanyemo muri Bibiliya, narabikubwiye, nkubwira ibitabo byose bavanyemo uko ari 14, narabigusomeye gushize. Wumve Babuloni rero ibizameze kuri Babuloni bizayitera ubwoba. 43 Babuloni bizayitera ubwoba, biyihindisha umushyitsi. Ibintu bizamaze kuba dusomye mu byahishuwe muri Bibiliya, iyi ngiyi dufite isanzwe. Niba bibona bizabatera ubwoba, bibahindishe umushyitsi. Abantu bose bazaza bagana Babuloni bayifate, noneho imiriro izaba yaka hejuru amanywa nijoro. Icyo gihe nibwo abantu bazayigabiza iyo Babuloni izaba imaze kugwa. Urumva ko bazayireba bavuge bati ya Babuloni yari ikomeye iraguye, reka tuyigabize. Ibi bintu babivanyemo n'ubuhanuzi buhura, bari bazi ko abantu bazakanguka bakabimenya. 45 icyo gihe bazakomeza bari muri iyo Babuloni, noneho bayitera ubwoba kubera ko izaba yaramaze gucika imbaraga. 46 abantu bazaba bavuye muri Aziya, Abashinwa. Ngibi biri muri Bibiliya bavanyemo Abashinwa birimo. Urabona ko Abashinwa nibo bagenda bigabiza Amerika. Nabikubwiye ko Amerika igenda batera imbaraga, itwara ubutware n'ubutunzi bw'Abanyafrika barahera muri Amerika kugira ngo batagira ubutunzi. Urabona ko izi ngufu Ubushinwa bufite, abirabura nibo bagomye kuba bazifite, ariko abazungu baravuze bati reka tubitinze tubibime kugira ngo batagira imbaraga batwigaranzure. Urabona ko bihishe muri bitabo byose bagiye bavanamo. Niyo mpamvu hano Imana ivuga ngo Abashinwa bazagenda bayifate babe nkabo. Nibamara kuba nkabo bazaba bafite ibyiringiro by'uko Babuloni izongera kugaruka ikagira imbaraga, ariko noneho ikagarura imbaraga aribo bayifatiye, bayifite mu ntoki. Urumva ko ibi bintu byose Imana yabishyize ku murongo. Ariyo mpamvu ubona ko Ubushinwa na Aziya batabizana mu buhanuzi, bavuga ko ntabwo biri mu buhanuzi, ahubwo bagahita bafata Uburusiya akaribwo begekaho ubuhanuzi kugira ngo tutazasobanukirwa, tumenye uko ibintu bihagaze. Reka dukomeze turebe rero muri 47 kuko Imana ivuga ngo akaga kaba kuri abo bantu b'Abashinwa b'Abanyaziya bazaba bishyize hamwe na Babuloni kugira ngo bisanishe nayo, bakora imeze nkayo, kuko umujinya wanjye nawo uzabageraho. Byanze bikunze bigize abakunzi ba Babuloni, baba nkayo, bigira nkayo, ariko ibyo bashatse mu mitima yabo kugambana icyo gihe cyose, byose byanze bikunze nzabibahembera kandi nzaba igihembo n'igihano kibakwiriye. Kuko bavuga bati Amerika nisanyuka tuzayifata, nitumara kwifata noneho dukomeza ko dufata ubutware. Ari mpamvu abantu bavuga ngo Ubushinwa niyo power ikomeye izakurikira. No, ntago ko bimeze, ko Imana izabakusanyiriza muri kiriya kibaya, bose batsindagirira hamwe ibahane koko itihanukiriye, ibahane koko yihanukiriye, kuko itihanukiriye ntabwo yaba ibahaniye, izabahana yihanukiriye kubera ibicumuro byose bakoreye ubwoko bw'Imana n'akagambane kugira ngo ubwoko bw'Imana bugume buri hasi, tugume turabaja babo. Ibintu Imana iri kuvuga iti ndabireba ariko nzabivuna. Reka turebe muri 48 uko byagenze. Abantu bose bazakurikira inzira za Babuloni, imikorere yabo, ibyo Babuloni ikora, biriya bintu akazi kayo ikora, igafata igashyira muri za China, ibyo bihugu byose za Bangladesh, biriya bihugu byose byo muri Aziya bikora ibyo bintu byabo. Imana bose irababona, izabashyira hamwe, noneho ibereka koko ari Imana nyamana yakunze ubwoko bwayo. 49 reka turebe rero, nzaboherereza ibiza abo bantu bose bigize abantu batindakoreka nk'Abashinwa bavuga bati bitwe tuzafata ubutware, kuko baravuga bati turasahura, nubwo turi gusahura Amerika cyangwa tugasahura Afrika, tugakora ibyo bintu byose twiguzaho ubutunzi. Uretse wumva icyo Imana izakorera Ubushinwa nzabwoherereza ibiza, noneho bigende bibatera ubukene kabisa, inzara, bibatera inkota, ewana n'ibiza n'indwara zikomeye cyane, kuko ibyabo byose bizaba ibitabwa
noneho kurimbuka n'urupfu nibyo bizaba bibaranga muri iyo minsi. Urumva ko ibi bitabo babivanyemo bihura n'ibyahishuwe kugira ngo tutazarabuka tumenye uko ubuhanuzi bizagenda, ariko Imana yaravuze iti nubwo wabyita apokarifa wumve naho bitereye amakenga. Apokarifa bivuga ibintu byahishwe. Bafashe apokarifa yari hagati y'isezerano rya kera n'irishya barivanamo bazi ko ibintu tutongera kubibona, ariko twarabibonye. Ubu rero ni ku buhanuzi bumeze. Urumva ko Ubushinwa nabwo buzahura n'ingorane, Imana izabateza ibiza, amapfa, inzara, inkota, indwara, byose noneho bikabateza urupfu. Nibyo bizaba ku Bushinwa. Amerika nayo imaze gusenyuka, imaze gucikamo gatatu. Nguko rero uko Amerika ikomeza gukoresha Abashinwa kugira ngo ikomeze bihishe inyuma, ariko bose bafite umugambi wo gukomeza gukinagaza ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'abirabura, Abayuda bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Ariko rero reka twinjire mu buhanuzi bwa Yesaya, nabwo buturangirize neza, butubwire uko ibintu bizagenda, uko Babuloni n'abambari bayo, Abashinwa bo muri Aziya bose, Imana izabarimbura. Yesaya 13:17, dore nzabateza Abamedi, ntibazita ku ifeza kabone n'izahabu, ntibizabanezeza. Ntabwo ifeza n'izahabu byose bazaba bizabanezeza, ntabwo bizaneza abanyamiheto. Abanyamiheto bazavanagura abasore batanzitse n'urubyaro rwabo, ntibazigera babagira imbabazi n'abana babo bato. Kandi Babuloni yo ari Amerika, Babuloni yigize ubwiza n'ubwibone, niyo bwiza bw'ubwibone bw'abanyamahanga bose. Babuloni yo Amerika, uratumva uko bizagenda. Hazamera nk'uko Imana yarimbuye Isodoma na Gomora. Icyo gihugu kigize indorerwamo y'ubwiza n'ubwibone bw'abanyamahanga bose, bakaba bafite umugambi wo kurimbura ubwoko bw'Imana. Iby'Imana yakoreye Isodoma na Gomora nibyo izakoreye Babuloni Amerika, abantu bose batabyumva, nguko Imana ivuga mu muhanuzi Yesaya. Aha rero akaba ari ushobora kwibaza uti ese aba bantu y'Abanyamerika, y'Abashinwa, y'Abashikenazi bose bari muri kiriya gihugu bahijyanye, ubuhanuzi buri muri Bibiliya ntabwo babuzi? Ubu buhanuzi barabuzi, ahubwo bo bavuga bate? Baragira bati reka turebe ukuntu ubuhanuzi twabwihutisha, none nitubwihutisha dukwepe umugambi w'Imana, tuzane Masaya wacu. Wibuke bahora bavuga ko Masaya wabo ari hafi kuza, kandi Masaya wabo ari mu isi. Tuzi neza ko umucunguzi n'umukiza wacu Masaya wacu azava he? Mu ijuru. Ntabwo azava mu bantu hano mu isi, azava mu ijuru yoherejwe n'Imana, ntabwo azava mu bantu. Bora baravuga bati nubwo ubuhanuzi bumeze gutyo, bakavuga bati wenda dushobora kubyihutisha, wenda bakibeshya ngo Imana ntabwo izaba iri ku gihe. Bo bashaka kugiteka imbere y'ibihe, ariko Imana ikabiteka ku gihe. Ntabwo bazihutisha ubuhanuzi rero ngo bikunde, ahubwo bazahura n'ukuboko gukomeye kw'Imana, aho izabakusanyiriza muri kiriya kibaya maze ibatwike, ibarimbure, ice mu Babuloni gatatu. Noneho cya gihugu bakoresheje cy'Ubushinwa nacyo igiteze imyuzure, ibiza, urupfu n'ibindi bintu nk'ibyo, n'inkota ikomeye cyane bizabageza ku rupfu kubera kugambanira ubwoko bw'Imana. Irani rero akaba ariyo mushibuka Imana yateze Esawu n'abambari bayo bashaka kugira nawe ubwoko bw'Imana. Irani niwo mushibuka Imana yabateze. Bazashakana ko bagerageje guha ruswa Irani ngize ku ruhande rwabo iranga. Wibuke haraneze kuvuga muri video ko Putin w'Uburusiya avuga ati Irani iri ku ruhande rw'Abanyaburayi iteye ikibazo kurusha Irani ifite nuclear. Wagira ngo n'ubuhanuzi, wagira ngo Putin ubuhanuzi nawe arabuzi, kuko urumva Irani iramutse ijyanye nabo bakayiha ruswa ikajyana nabo, byaba birangiye. Ubu ngubu nibwo babishe ubuhanuzi, ariko ntibishoboka kubera ko Imana nyine yabyanditse kera na kare. Irani niwo mushibuka wabo uzabashibukana bakazabigenza gute rero? Nibamara gukora izo ntambara, bazareba ukuntu bafata ubutware bwose, kubera ko uzaba umaze gusenyuka muri Amerika, byasenyutse byose byagiye hasi. Bazahita bafata bwa butware bwose babusubize he? Babusubize mu Burayi, bayoborerwe i Roma, aribwo ya myaka 7 bavuga ya nyuma y'ubutegetsi izaba. Kuko ureba n'ubutegetsi buri hagati, hari Abarabu, hari Abanyaziya, hari Abazungu, hari natwe abirabura. Bimeze gute rero? Ni intambara y'ubutware. Urumva Imana nimara gusenya izo zaziya, isenye za Amerika, igize ite? Za Amerika ko ziri mu mugambi wihishe, zizafata bwa butware zibusubize he? Zibusubize mu Burayi, ariho bashaka kuyoborera ya myaka ya nyuma 7. Nibwo rero bizabishyushye noneho Imana bazashaka kurwana nayo, uretse uze wumva ukuntu bizagenda, uko bizarangira, uko umukino uzarangira. Irani babereye umushibuka, Irani yarwanye nabo,
bazashaka kuyiha ruswa byange binanirane, noneho bajye mu ntambara barwani, ariyo ntambara ya hatari izakurura ku intambara ya nyuma izaganisha kuri ubwo butware bwa nyuma, nabwo noneho buzayoborwa na Kristo. Reka tuze twumve uko bizagenda. Mu gihe rero bazabibeshya ko ubutware bwose babushubije mu Burayi, babwigwijeho, bakomeye, bameze neza, nibwo umwami Kristo azaza aje kurimbura umwami wabo w'umwaga Antikristo bazamaze kwimika, akamurimbura, akavanaho ubwo butware bwabo, akazayimbura abo babisha bose bazaba bamaze kwigabiza ubwoko bw'Imana, bazi ko baganje bafashe bunyago, aribwo Antikristo azayimburwa kakava. Uko rero uko bizarangira, sinjye wahera, hahera umwami w'umwaga n'ubwami bwe. Babuloni iyo ngiyo irasenyutse, irarimbutse, iraguye nk'uko tubisoma mu byahishuwe. Nuko Babuloni izagwa, ubutegetsi bwayo n'umwami wabo w'umwaga bazamaze kwimika bagahananukana. Sinjye wahera, hahera ubuhanuzi, ubwoko bw'Imana buganze. Noneho uko Imana yasezeranyije isezerano yasezeranyije Abraham, Isaac na Yakobo risoza ubwoko bw'Imana buyobore buganje nk'uko Imana yabigenye. Ngayo nguko rero nuko ubuhanuzi buzarangira, filime nuko izizinga, bazafata ubuyobozi bujyane mu Burayi, niba mujyana aho bimika umwami wabo w'umwaga ariwe Antikristo, Kristo wacu, umwami wacu n'umukiza Yeshua Hamashiach, ariyo jambo rye, ariyo zina rye, aze noneho asenye ubwo bwami n'umwami w'umwaga wabo, noneho babikire hasi burundu, Sekibi atsindwe, avanwe mu isi burundu, maze ubwami bw'umwami wacu Yeshua Hamashiach Kristo ariyo mwami wacu n'umukiza bwimikwe, ryasezerano ryacu ry'ubwoko bw'Imana. Yuda n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika baze hamwe bakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, twongere tugire ubutware nka Israheli imwe ya nyayo, Imana izayimaze gukora ivanye ubwoko bwayo mu mpande enye z'isi. Ngayo nguko rero ubwo nibwo buhanuzi ku ijambo ry'umwimerere. Urumva ko byose tugushyirira ku murongo uko bizagenda, atari bamwe babikora bakoresha amarangamutima cyangwa abazungu inyuma babeshwe. Ubwo nibwo buhanuzi nyabwo, niyo myaka iri imbere dutegereje kugira ngo twibohore tuve ku ngoyi y'umwami w'umwaga Sekibi wafashe ubwami bw'Imana bugwate. Nuko rero bizarangira, Imana ntabwo ijya yibagirwa, iteka ryose ni ibintu byamara imyaka 1000 ariko isezerano ry'Imana ntirijya rihera. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.